Halo, 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 muraho, Yesu nashimwe kandi Yesu nahimbazwe. Karibu ku ijambo ry'Imana ry'uyu munsi ndetse no kuri cano yacu, Imana iduhana umugisha. Ijambo ry'Imana ry'uyu munsi nzanye ni ijambo rijyanye n'inkuru ziri gutambuka cyane, ziri kubicicikana ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane kuri YouTube. Ni ubuhanuzi buriho bumaze iminsi buri kuvuga ko Kristo agiye kuza gutwara itorero rye. Hari abantu benshi bari kwemeza yuko yabibahishuriye kandi ko yabibabwiye. Ni abantu bavuga nk'ururimi rw'icyongereza cyane cyane, mushobora kuba mwarabibonye cyangwa se ababasha kurwumva. Inkuru ziri kuvuga kuri rapture muri uku kwezi kwa September. Rero bakunze ijambo ry'Imana, nanjye ndi umwe muri abo bantu babonye ubwo buhanuzi cyane cyane kimwe nanjye. Nawe ushobora kuba warabubonye ukanibaza niba koko byaba ari ukuri cyangwa se baba bari guhanura ibinyoma. Nanjye narabyibajije cyane, ndavuga nti ijambo ry'Imana ritubwira ko ntawuzi igihe n'umunsi, gute aba bantu bavuga igihe bagashyiraho umunsi bagashyiraho n'amatariki. Ariko kandi nanone ijambo ry'Imana rikatubwira ngo ntitukajye impaka, ahubwo mu bintu byose tujye tugira umwuka wo gusenga, tubaze Imana, dusobanuze Imana, tubaze se koko Mana ibi bivugwa nibyo. Imana yacu dusenga ntabwo ari Bayali, si Dagoni, si ikiragi, ni Imana ivuga kandi ni Imana yumva. Niyo mpamvu uko nabyibajije nkomeza mbyibazaho kenshi, ngewe ijambo ryagiye rinzamo mu mutwe, ijambo ry'Imana ryanjemo kandi rikananzamo ko nkwiriye kurisharinga kuri iyi cano. Ni iri jambo dusanga muri Matayo ibice 25, tugiye no kurisoma twihuse. Riravuga ngo umugani w'abakobwa 10. Icyo gihe ubwami bwo mu ijuru buzageranwa n'abakobwa 10 bajyanye amatabaza yabo bajya gusanganira umukwe. Ariko muri abo 10, 5 bari abapfu, abandi 5 bari abanyabwenge. Abapfu bajyanye amatabaza yabo ntibajyana n'amavuta, ariko abanyabwenge bo bajyana amavuta mu mperezo zabo hamwe n'amatabaza yabo. Umukwe atinze bose barahunikira barasinzira, ariko nijoro mu gicuku habaho urusaku ngo umukwe araje, nimusohoke mumusanganire. Maze ba bakobwa bose barahaguruka baboneza amatabaza yabo. Abapfu babwira abanyabwenge bati nimuduhe ku mavuta yanyu kuko amatabaza yacu azima. Ariko abanyabwenge barabahakanira bati oya, ntiyadukwira twese, ahubwo nimujye mu bahanduzi muyigurire. Bagiye kugura, umukwe araza. Abari biteguye binjirana nawe mu bukwe, urugi rurakingwa. Hanyuma b'abakobwa bandi nabo baraza, barahamagara bati nyakubahwa dukingurire. Nawe arabasubiza ati ndababwira ukuri yuko ntabazi, nuko mube maso kuko mutazi umunsi cyangwa igihe. Amen. Bakunze ijambo ry'Imana, nk'uko nari mbibabwiye, ubu uko nibazaga kuri video iyo ari yose ndebye iri kuvuga kuri rapture, wenda abatarabibona ariko mushobora kumva ururimi rw'icyongereza, mwaza kujyaho kubireba kuri YouTube ukandikaho rapture 2025, uri buhita ubibona. September barabyongeraho, uri buhita ubibona. Hariho abahanuzi benshi, ab'abazungu barabihanuye, ab'abirabura barabihanuye, ariko uwabizanye bwa mbere ni uwo muri South Africa witwa Joshua, ngira ngo niyo mazina ye nabashe gufata. Uwo ngo niwe wabizanye bwa mbere, n'abandi benshi baza babihamya babyungikanya ko nabo Imana yabibabwiye, ko Yesu yabibabwiye abwira itorero, kubabwira itorero kugira gute kwihana ndetse no kwitegura kuko agiye kuza gutwara umugeni we. Rero iri jambo naryo nk'uko muryumvishije, nakomeje ngewe ngenda nibaza, niko iri jambo ryahise rinzamo njya kurisoma. Mbona ngo umukwe atinze bose barahunikira barasinzira. Birashoboka ko natwe twaba turi mu gihe cyo gusinzira kuko tuvuga ko umukwe yatinze. Twavutse babivuga ngo Yesu azaza, ba mama niko bavutse, ba nyogokuru niko bavutse, ndetse hari abantu benshi bapfuye, bose bapfuye biringiye ko Kristo azaza ariko bapfa ataraza. Rero ibyo byateye umugeni gusinzira kuko bavuze bati umukwe aratinze. Ariko bakunze ijambo ry'Imana, nubwo umukwe atinze, ijambo ry'Imana riratubwiye ngo nijoro mu gicuku habaho urusaku ngo umukwe araje. Wibaze kuri iri jambo, ese turamutse duhakanye iby'ubwo buhanuzi mu gicuku koko twajya kumva tukumva ngo umukwe araje tutariteguye, byamera gute? Urumva ko ari isoni, urumva ko ari agahinda, urumva ko ari ikimwaro kubona waba usigaye. Umuririmbyi yaravuze ngo waba wararuhiye iki
uriya munsi utabonye Yesu kandi waramaze igihe kinini cyane ukora wumva ukorera Kristo, ariko igihe kikagera ugasinzira ugasigazwa n'akantu gatoya. Ijambo ry'Imana rero rikatubwira ngo uwo mukwe amaze kuza bari biteguye niwe binjiranye nawe. Birakwiriye ko mu miruho yacu n'imihangayiko yacu twirirwamo buri munsi duhiga ubuzima, duhiga iby'ubuzima, birakwiriye yuko twita no ku by'ubugingo kugira ngo duhore twiteguye nk'uko Yesu yabivuze. Yaravuze ngo muhore mwiteguye kuko mutazi igihe n'umunsi. Birashoboka ko aba bahanuzi ibyo bahanuye byaba ukuri, cyangwa se birashoboka ko bitaba n'ukuri, Yesu akanazana mbere y'izo tariki cyangwa se akanazana nyuma yazo. Icyo bidusaba twebwe bakristo bari mu rugendo ni uguhora twiteguye umunsi ku wundi, duhore twiteguye kuko tutazi igihe n'umunsi. Birababaje rero kuba twakomanga ku rugi, urugi rwamaze gukingwa, tukinginga Yesu ngo dukingure, akatubwira ati nimugende simbazi, ugasanga tugiye kubabazwa nk'abantu batigeze bahitamo kumvira Imana na rimwe, batigeze bahitamo kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwabo. Iri jambo rero uko ryagiye rinzamo, nagiye numva umwuka w'Imana ambwira ngo nimbwire abantu gusaba Yesu kugira ngo abongerere amavuta, bitegura amatabaza yabo abe arimwo amavuta. Wowe usenga, wowe ukunda Imana, muri iyi minsi usenga usaba Imana kukongera amavuta, usenga usaba Imana kugira ngo itabaza ryawe ntirizime. Hari umuririmbyi mwiza wavuze ngo mpa amavuta itabaza nkore naka, ngo ubwo uzaza uzasange naka nkubonere kure. Iri ni ryo sengesho dukwiriye kuba dusenga muri ibi bihe. Dukwiriye kuba dusaba umwami Yesu kugira ngo atwuzurize amavuta, amatabaza yacu ahore yaka. Reka rero dusenge kubwira ijambo, kandi wowe ubigiriye amatsiko, waba wari warabibonye ukaba warabyibajijeho nawe kimwe nkanjye, ndagusabye ngo twinjire mu bihe byo gusenga, tubaze Imana ko ari ukuri, kandi ikiruta byose muri byose turusheho gukiranuka uko dushoboye ku manywa na nijoro. Reka dusenge. Mana turagushimye, tugushimiye ijambo ryawe ni ryiza, ni ukuri ritwigisha iby'ubwenge kugira ngo duhitemo ubugingo. Irindi jambo ryarambwiye ngo irembo rijya mu ijuru ni irembo rifunganye, kandi abahitamo kurinyuramo ni bo bake, mu gihe irembo rijya kurimbuka ari irembo rigari ndetse n'abarinyuramo ari benshi. Mana turagusabye tukwinginga ngo uduhe kunyura mu irembo rijya mu bugingo, ari ryo rembo rifunganye, kandi dusabiye n'abacu abatarakumenya Yesu, batarakwakira, turakwingize ngo ukize ubugingo bwabo, ubahe kukumenya ndetse ubahe no kukwakira, kandi wandike amazina yabo mu gitabo cy'ubugingo. Ubwo uzaza uzaduhe natwe kukubona, kandi uzaduhe kumva amazina yacu ahamagawe, natwe tugusanganire. Urakoze, ndagushimiye rero. Nuha umugisha umuntu wese warebaga iri jambo, kandi Uwiteka Nyiringabo Imana ukomeze kuturindisha ubuntu n'ubugwaneza bwawe, imbabazi zawe zidutwikire. Urakoze, ni mu izina rya Yesu mbisabye nizeye, amen. Bye, ndabakunda. Imana ibahe umugisha, tuzabonana ubutaha. Shalom shalom.